n'aba bana mwumva mfite nta hantu mfite nabajyana nta hantu mfite nabajyana abo bana n'ibibazo mfite birababaje cyane ubu ndi kwibaza ahantu nakerekera namara gusora iyo nzu ahantu nzajya ntanagenda urabibona ndi kwibaza ahantu nakatira najya byanyobeye mama turashonje hari ikintu nabakorera agenda kakanyica nanjye ubwanjye zaranyiciye mu buriri iyo ubibonye wari umuntu ushoboye wari umuntu ufite imbaraga wari umuntu ushakisha niki utekereza niki wumva isi ari cyo mbona umisi yaransize bitewe nuko nabashakishiza icyo barya uko ushoboye nta mwana waburara ubu rero mbona bajya mu buriri bikunja konje nanjye ndababara nanjye hondi ntabasha kwegura rwose ndanabananiye rwose bakarya wagiye bakaba uryamye hari abaguse no wagusanga utanasohoka ngo urebe no hanze wumve n'abantu bavugirayo umwana atagwa ngo wumve ngo ngiye kureba umwana mutore ukabyumva aho uryamye n'agahinda gakomeye utamuterura n'agahinda gakomeye kumva ngo umwana araguye utavuga ateka mbyuke muterure ukabyumva gusa n'agahinda kaba gakabije pampa we umuntu ashobora kunyetsa igihumbi nkarase ndayigura pampa basi nagura muri icyo cyuki ubwana bakarya urumva ndi naho ndyamye naho mbikora bakabikuraho ndeba ameze gutya cyizere nakiburaho nanjye ubwanjye nkubaka Imana yanyibagiye kuko nashobora kubyuka byose mbikora mu buriri ntegereje Imana cyakora ndasaba ubufasha Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe mananduburira amaso yanjye ku misozi mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi Nizemera ko ibirenge byawe biteguza ikurinda ntabwihunikira nisinzira Imana irinda Abisirayeli ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisirayeli ikaze rero mwese mubana natwe mugendana natwe turabashimiye cyane dukunda kubivuga cyane twishimane nabishimye kandi nibiba ngombwa tubabarane n'abababaye hari ibihe byose ushobora kuba ugenda unyuzwamo n'ubuzima ariko icyo naba nakubwira nuko wakihangana ugakomera ukizera ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda burushaho kugenda neza cyane umunsi ushobora kuba uri mu buzima bugaragara nkaho bwarangiye ariko hari byinshi cyane Imana iba yarakurengeye n'uyu mubyeyi tugiye kuganira muri make wenda tutarajya no muri byinshi cyane mama reka ntangire nkubwira ngo ihangane kandi ukomere yego ihangane mukomere mu bibazo murimo mu bigeragezo bitoroshye cyane muri kunyuzwamo n'ubuzima bw'isi mu kwihangana mu gakomera yego watangira bibwira abantu badukurikiye bagiye kubana natwe muri iki kiganiro amazina yawe ninde uyu munsi tugiye kuganira umubyeyi se umubyeyi mu abana bangahe yego amazina yanjye nitwa Nyirandege Beata yego kandi umubyeyi w'abana 5 nkaba mfite iki kibazo nyine ukomeze umubyeyi w'abana 5 wangaha mutuye abuherereye cyase uri umunsi tugusanze ni hehe Mudugudu wa Kivu Kagari ka Nyarurama yego umurenge wa Kigarama umurenge wa Kigarama akarere ubwo ni Kicukiro ka Nyarugenge akarere ka Nyarugenge yego twagusuye
wenda tujye kuganira ku buzima bwawe nyirizina bw'ikibazo ufite kiremereye cyane cy'uburwayi wahuye nabwo, wenda abantu batangiye kubona iki kiganiro no mu mashusho no kuba ugeze aha ngaha twicaye habayeho uburyo bwo kuguterura. Ubundi mbere y'uko uburwayi buza y'uko bugeraho wari ubayeho mu buhe buzima, wari umuntu umeze gute? mbere y'ubu burwayi kugira ngo buze ubuzima nari mbayemo n'umubyeyi uhigira aba bana nkora iraka. ubwo navuga gushakisha ikiraka ntashye nibwo nageze aho ncumbitse, nsanga ahantu nzamukira bahafuriye, mpageze nsanga hari amazi sinzi uko nakandagiyemo ndanyerera nikubita hasi manukira mu mukingo. kuhava simbizi namenye ubwenge mbona ndi muri CHK, niho nabaye CHK. Wenda mbere y'uko tugera ku kibazo nyirizina, ubuzima wabagamo mu buzima bwa buri munsi bwabaga ari ubuzima bwo gushakisha bumeze gute, bwabaga ari imibereho imeze gute muri sosiyete? Se nta mutware wabanaga nawe, byari bimeze bite nyirizina? ubuzima bwari bugoranye cyane ariko si kimwe n'uko nguko uko bumeze ubu. mbere urumva ko nagendaga nkajya kubashakishiriza abo bana, ariko ubona ko nicaye nta wundi muntu bakurikirana. Tware wanjye yitabye Imana, asigira abana 5, ninjye bashakishirizaga. urabona ko nta kigenda, ubuzima barimo nabwo burakomeye, bamwe baricaye ntibiga, no kurya hano nabwo ni ikibazo. Yego, umunsi wawe wa nyuma wenda abantu badukurikiye kameramani paraza kudufasha hasi ku maguru, biragaragara ko igice cyawe kitamuvinga, kidashobora no gukora na gatoya. Umunsi wawe wa nyuma yo kugira ngo wisange ubuzima bumeze gutya, amaguru adashobora kumuvinga, wenda uri buze kuza kutubwira niba ari n'iki gice cy'amaguru cyonyine kidakora, yari umunsi umeze gute umunsi wa nyuma? umunsi wa nyuma kugira ngo mere gutya, yego, umunsi wa nyuma kugira ngo mere gutya nyine nayo mvuye gushakisha. warabyutse bisanzwe? Narabyutse bisanzwe njya gushakisha nkuko nasanzwe ngenda. Yego, ndagenda mu gihe cyo gutaha, naratashye aho ncumbitse mpageze nsanga abantu bafuriye, simbizi uko byagenze, nkandagiramo ndanyira banguye mu mukingo. mu mukingo uri munsi aho ngaho? uri munsi aho ngaho ntuzi. ubwo kuhava kwanjye se nkuzi, namenye ubwenge ndi kwa muganga. kwa muganga barankurikirana nyine. ugikanguka ku nshuro ya mbere nicyo kintu wese ubona iyo shusho wabona? nakangutse mbona meze gutya, igice cyo hasi cyose kidakora. kwa muganga baramvura, mbona ubushobozi buranze, nibwo nahise ntaha njya mu rugo. icyo gihe wabwiwe iki cyangwa se n'iki ukora? wabwiwe n'iki amarangamutima yawe wahise akubwira ati ni umuntu wakuganirije kubwira urugendo rwawe uko byagenze kugira ngo ugere kwa muganga? byagenze gute nyirizina? kuhagera kugira amenye ko nabaye uko, wari undwaje kwa muganga. Yego, yarambwiye ati kugira ngo umere gutyo waguye, ugwa mu mukingo uri munsi y'iwanyu. njye ntabyo narinzi, nubwo kugira kwa muganga sinari nzi ko nabaye gutya. kwa muganga narahabaye igihe kinini cyane nyine bankurikirana. wivurizaga mu bitaro? nivurizaga CHK. Yego, ubushobozi buranga kuko bwari bumaze nyine kwanga nyine. warivurizaga kuri mituweli? bimeze bite urugendo rwo kuba mu bitaro? rwari urugendo rumeze rute? urugendo rwo kuba mu bitaro rwari urugendo rukomeye cyane, kuko nivuzaga kuri mituweli. Yego, amafaranga aranshirana. abana mu icyo gihe, abana ubuzima bari babayeho bwari ubuzima bumeze bute? wabyakiraga gute? mu rugo hari undi muntu we wasize wita ku buzima bw'abana? byari bimeze bite? urumva kugira ngo abana mu rugo nta muntu wabitagaho, yari njye nabitagaho. urumva ko aho narindi, urumva nari ndi kwa muganga, nanjye ubuzima butanyoroheye. abana nibazaga ukuntu babayeho mu rugo, ari njye nari mbatunze, nkumva biranze, nkumva agenda karanyishe, kandi nawe nkabona ubushobozi mfite nta kintu bwangezaho. nibwo kwa muganga bahise banasezera, nsanga babana njya mu rugo. bagusezera kubera iyi mpamvu? impamvu basezereye babonaga nta bushobozi mfite, bwari bugarukiye aho ngaho ubushobozi nari mfite. icyo gihe ninde wakubaga hafi mu bigendanye no kwivuza? byari bimeze bite niba kwitagaho? umuntu ari undi hafi yanjye yari akana kanjye kavuye no mu ishuri, karaza karanyegera
turabana niko kanyitagaho buri kimwe cyose. Ariko mu rugo nta bantu nasize mu rugo n'aba bana bonyine. Kwa muganga hamaze igihe kingana? Kwa muganga hamaze amezi 6. Mvurwa. Nyuma y'uko ukoze impanuka ukagwa, nibwo iki gice cyose cyabaye si kiba pareze cyangwa byagiye biza gake gake mu buzima bwawe? Nimara kugwaho umukingo, ubuzima nibwo bwahise buhagarara nyine, amaguru ahinduka gutya, ahinduka paralize. Iyi paralize yaturutse ku ki mu bice by'umubiri? Bavuga ko yaturutse ku kihe kibazo mu mubiri? Bambwiye ko ari kubera ko naguye nyine. Ni igufa ryangiritse? Ni bambwiye ko nta gufa ryangiritse. Yego. Bambwiye ko ari imitsi yikanze ituma yumva ko umuntu ashaka kwihagarika cyangwa gukora ibikomeye. Bambwiye ko ari imitsi yangiritse, niyo bambwiye yangiritse iyo mitsi. Wenda hari uburyo numvise ko wenda ibice byangiritse atari amaguru gusa cyangwa ibice byabaye paralize, ni amaguru yonyine cyangwa n'ahandi hose? Guturuka ahangaha munsi y'amabere kumanura hose ntago hakora. Yego. Ubwo nk'iyo ukeneye gukora iby'umubiri w'ubuzima bwa buri munsi ukora bigenda bite? Byose bikorerwa mu buriri. Byose nta kintu na kimwe gikorerwa hanze, ni mu buriri ko nashobora kubyuka, byose mbikora mu buriri. Urabyumva ko bije bwente ubishatse mu buriri, ufite ubushobozi bwo kubyumva cyangwa bisanga byabaye? Mu buriri ntabwo mbyumva, shiduka byabaye byose aho ndyamye ntabwo mba mbyumva ko bije. Urumva igice cye cyose nta kintu cyumva? Nta kintu na kimwe cyumva. Ku ruhande rumwe ni ibintu bigoye cyane kugira uburwayi buteye gutyo, no kwa muganga n'aha ngaha mu rugo muba hano muri icumbi tubasanzemo, uhabana n'abana bangahe? Ubuzima bwaho bw'uyu munsi bwo bumeze bute? Mbana n'abana 5. Abana 5 bose ni abanyeshuri, usibye ko 3 bicaye ubu bushobozi buke. Ubuzima turimo aha ngaha burakomeye, buragoye cyane, ari ukurya, ari papa, urabona ko n'icanga mba nkeneye papa yo kwambara, nta kundi kuntu nayibona, ni ibibazo bikomeye cyane, urabibona. Ubu igihe cyose wicaye pampa? Nkoresha pampa. Kandi nabwo kuyibona nibiba bigoranye. Ubwo mu gihe cyose umaze ibi byabaye byari? Byabaye mu kwa mbere ku itariki 18. Muri make ubwo guhera icyo gihe mu buzima bwa buri munsi ukoresha pampa? Ni pampa. Muri make guhera igihe ibyo bibazo byabereye ni pampa mu buzima bwa buri munsi nizo bikoreshereza? Ni papa. Iyo hagize nk'umuntu ugira neza impacyo 1000 ndahagura pampa rimwe na rimwe. Ubwo zaba ntazo urumva nyine nawe ntaho ndyamye nyine, uwo mwana ngwaje akabitunganya akabikuraho. Mu buryo wenda bw'uburwayi se abantu uyu munsi muracyari kumwe, babayeho bati? Abana bose turi kumwe, ariko uburyo babayeho nabi. Urumva nimba ari umuntu uranda ko igihe maze igihe ndwaye ni kinini. Niba bashaka kongeraho yacitse intege bitewe n'igihe maze indwaye. Babayeho nabi rwose. Burumvikana abavandimwe baragerageje mu buryo bwose bushoboka, barananiwe? Ni umwe wenyine mfite. Yego. Niwe ukigerageza yaragerageje nawe rwose, nawe asa n'uwe yarahagaze, nawe ubushobozi bwaranze nawe. Uyu munsi se ubu wenda ntabwo uri kudusobanura, tubwire murya bigenza bite? Nakubwiye ngo kurya keretse nk'umuturanyi avuze ati akirana 500 cyangwa 1000, tukagenda tugahaha icyo kurya. Ibyo bitanye ni ukubwirirwa n'abana? Bamwe barya ku ishuri bagataha wenda bariye bakaza bakaryama, nanjye mba ndahangaha numva ibibazo ukuntu biba bimeze, ni ya nzara. Tubayeho nabi cyane rwose. Ku ruhande wenda ku bigendanye n'ubuvuzi, byarangiye gutyo, nta kintu kigikorwa ku bijyanye n'ubuvuzi kugira ngo wenda ube
wabona ubundi bufasha bukeneyeho uburuseho kugira ngo ube ushobora kuba wakize. Se muri raporo zishobora gusohoka nuko zikubwira ko bishoboka ko ushobora kuba wakira ubonye uburyo bw'ubuvuzi, byagenze bite nyirizina? Raporo za nyuma zisohoka z'abaganga zikubwira iki? Raporo zisohoka z'abaganga bambwiye yuko ngomba gukomeza kine, ko ushobora gukira no kubuza kwivuza. Yego. Ubushobozi buranga rero bwo kuba nagera kwa muganga. Sinigeze nongera gusubirayo. Kugera kwa muganga byanze bite? Byanze kubera nta bushobozi bwo kugira ngo mbone imodoka ngezayo. Hano kuva ahangaha kugera ku muhanda uri hirya ni ukunterura. Bashya muri ya modoka ni 12,000 kugeza kwa muganga. No kumvana ni 12,000. Kandi nakubwiye ati nta buzima duhagazeho, ubuzima ni ubukene gusa. Nta bushobozi. Ubwo no kujya kwa muganga byarekeyeho? Byarekeye aho ngaho ndiyicariye. Wowe utegereje iki? Ntegereje Imana icyo yakora. Kugira ngo ubone uko byibuze wagera kwa muganga. Ndasaba ubufasha. Ndasaba ubufasha bwo kugira ngo ndebe ko nakomeza kwivuza. Byonyine no kuba najya no hanze ni ikibazo. Mbonye n'akagare nkicaramo, abana bakasunika nkicara hanze nakumva akazuba. Ariko nta bushobozi. Nta bushobozi. Ahantu mutuye naho muba, naho mukodesha, mbonye naho hafi yaho wari waguye, naho muba, naho mukodesha bimeze bite? Naho dukodesha. Ni umujyaneza nkodeshereje kugira ngo naho nza mva kwa muganga njyamo. Nawe yari afite akazi. Yego. Karahagarara, arambwira ati kahagaze nk'ubundi b'amezi 4 ntarishyura inzu. Umva ni ikibazo rero. Ni amezi 4 y'ibirarane bimaze kugira. Ubwo nka nyirinza kumuganira iki? Nyirinza arinjira yari ukuntu umeze, naburi icyavuga nyine akagenda. Ariko ejo ndambwiye yuko iyi nzu ikeneye gukorwa. Numva no gusaba ahantu ngomba kuba najya kuba. Ubwo ni muri make n'uburyo bwo kugira ngo agukure no kusohora. Kubera buzi ko yabivuga nyine arambwira atarasha kwikora inozo. Yego. Ubwo muri make nkubwiye nk'aba kubwiye ati genda kugira ngo ubwumva ntiwanagarukamo yayikoze kandi ntabwo nagarukamo. Ubu nateganya kwerekeza he? Nta hantu mfite najya ho kuba. N'aba bana mwumva mfite, nta hantu mfite nabajyana. Nta hantu mfite nabajyana abo bana n'ibibazo mfite. Birababaje cyane. Ubu ndi kwibaza nakerekera namara kusora iyo nzu ahantu nzajya ntanagenda, urabibona. Ndi kwibaza nakatira najya byanyobeye. Ihangane buriya Imana niyo iruta ibintu byose. Imana niyo iruta byose. Ushobora guhana ibibazo byinshi, ariko ejo bishoboka ko bizagenda neza cyane. Uyu munsi abana bawe wenda umukuru afite imyaka ingahe, umuto afite ingahe? Iyo muganira ubona umwuka uba uri muri bo aba ari umwuka umeze ute? Umukuru urimo afite imyaka 18 yiga muri segonderi. Undi nawe afite imyaka 16. Ariho ngo wandwaje n'ubu uba ari hano nterura. Yego. Abandi nabo ni batoya, niba abandi bakeneye kurerwa nibazo nyine baraza ati mama turashonje. Hari icyo nabakorera agenda akanyica nanjye ubwanyiza aranyiciye mu buriri. Iyo ubibonye wari umuntu ushoboye, wari umuntu ufite imbaraga, wari umuntu ushakisha, niki utekereza, niki wumva isi ari cyo? Mbona umisi yaransize. Bitewe nuko nabashakishiza icyo barya uko ushoboye. Nta mwana waburara. Ubu rero mbona bajya mu buriri bikunja konje, nanjye ndababara, nanjye hondi ntabasha kweguka. Umubiri umunsi nk'ubibazo wagiye unyuramo, umubiri umunsi usobanura ute? Umubiri rwose ndanabananiye rwose, ariko mbonye ubushobozi nkivuza wenda byakunda. Aba nahagarara cyangwa se niyo nafata imbago, ariko imbago byo sinzi Mana. Numva narihebye bitewe n'ibibazo mbona mfite. Aha hantu naho bitewe n'uburyo hateye wenda abantu bari buze kuhabona iyi nzu murimo, biragoye no kugira ngo ube wagera ku muhanda. Ubugera ku muhanda bigenza bite? Kuva navunika ntago ndakandagira ku muhanda. Cyetse nguko
banjyana nyine ubwo bampetse umugongo kuva navunika sindava ahangaha nahanga mba nicaye kandi nabwo kuhagera ni ukunterura ni umwaka ugashira gutyo ubu wumva amaherezo ari ayahe nanjye ubu byaransize byarancanze rwose mbona nta herezo ryanjye mfite rwose wari uzi guhaguruka ukajya gushakisha abana bakarya wagiye bakaba babona uryamye hariya baguse ntiwagusanga utanasohoka ngo urebe no hanze wumve n'abantu bavugirayo umwana atagwa ngo wumve ngo ngiye kureba umwana mutore ukabyumva aho uryamye ni agahinda gakomeye utamuterura ni agahinda gakomeye kumva ngo umwana araguye utavuga ati reka mbyuke muterure ukabyumva gusa ni agahinda kaba gakabije ni ukwihangana ndetse no gukomera ariko uyu munsi iyo utekereza uvuga ati ni ukurya ko ari uko umuntu wagize icyo aduha ari uko hari ukundi kuntu bishobora kuba byagenda imiryango ntabwo itagize byaranze izindi mbogamizi ugenda uhura nazo zo kubera no kuba n'aha hantu muri ubu burwayi bwawe wasobanura umuntu uko ari izihe mbogamizi ifite zo kuba naba hano hantu nuko hano hantu ari nahabi ntawe nuko nsohoka iyi nzu nyirayo agiye kuyivugurura akansohoramo nkagenda urumva rero sinagarukamo hano sinzi n'ahantu hakerekeza simazi niko nakubwiye uyu kibazo mfite n'ahantu sinabona nuko nkata ngo mvuge ngo ngiye gusura abaturage mbere nganira nabo umva nahiranywe n'ubwigunge hano mu rugo nahiranywe n'ubwigunge biragaragara cyane uyu munsi mu byifuzo uba usaba Imana ibyo ubusengero uvuga ati Mana umfashije iki ni nk'ibihe bintu nka bine wumva usaba Imana cyo gusaba Imana kugira ngo mbone ubushobozi bwo gusura kwa muganga kugira ngo nsaba Imana kugira ngo mbone ukuntu nabona akagare nkajya nsohoka aho naho naba mbonye nerekeye wenda nkabona aho nicara hanze akagare nicayemo wenda mbonye nsohotse mwangaha nkabona unkodeshereza ahandi nabyo byaba byiza nkabona n'ubwo bufasha bwo kuvuga ngo mbona ako kagare nyine nicaramo basi nganire n'abantu kugira ngo nkomeze ubwigunge mu rugo ubwigunge iyo uri nka wenyine utekereza mba numva rwose isi yansize kuba nta hantu mperereye sinabyuka ngo nicare ni ukunyicaza basi ngo mbese mba mbona nanjye ubwanjye nta hantu mpagaze ni ikibazo ku bigendanye n'imirire aho buryo umuntu ashobora kukubona gutya akabona ati umuntu ameze neza ariko wenda niyo umuntu afite ibibazo byo kutagenda hari uburyo n'igice cyo hejuru kimera nk'ikigenda kibaka ariko wavuze ko ibindi bice byose ni pararize ntabwo urabona ko inanda yabyimbye ni kubera guparariza nyine ntabyimbye ahantu hose ntabwo ari ubunini ni ukubyimba ese pampa zo byibuze urazibona ukazibonera igihe ntabwo nzibonera igihe pampa we umuntu ashobora kunyetsa iyo gihumbi nkarase ndayigura pampa basi nagura muri icyo cyuho cy'ubwana bakarya urumva naho ndyamye naho mbikora bakabikuraho birababaje umuntu ashobora kuba afite uburyo bwinshi ariko ni umuntu ashobora kuba akenera ibintu byinshi abantu benshi tujya umuntu akakubwira ati nta kintu watanze kuba uyu munsi uriho kuba ugenda kuba uhumeka ntacyo watanze ntacyo warushije abandi uyu munsi hari ukenera pampa ya buri munsi kugira ngo hagire ibyo akora bigende neza ariko wowe ukaba ufite amahirwe ukaba ufite umugisha wo kuba ubikora neza bikagenda hari abantu batabiha agaciro batanashimira Imana ku bw'icyo gikorwa kuba wowe ubikora ni igihe cyawe kugira ngo ugire icyo umarira udafite uburyo bwo kuba yabikora uvuga ati mfite 5,000 cyangwa se mfite 10,000 mfite 100,000 nshobora kuba nahuye umubyeyi akaba yagura pampa nyinshi zuruseho kugira ngo nawe abone neza y'Imana ibyo bintu ukabizirikana kubera ko Imana ngewe ntajya kwihagarika nkeneye pampa reka mfashe ukenera pampa kugira ngo bibe byagenda neza cyane kuki kwa muganga batatekereje gukoresha sonde ariko wenda ntekereza ko wenda bateganya ko hari ukundi buryo bizagenda mbere nyuma sonde bahise bayinkuramo bitaro kwa muganga wari uyifite nayo nyifite sonde
bakimara kumusezera sonde bayikuyemo. Urumva na sonde zirahindurwa n'ubushobozi bwo kujya uhora ujya kugira ngo bayisubizemo. Ubwo bushobozi bwanze nabwo bwaranze uhitamo kubitahira rwose. ihangane kandi ukomere. nta byinshi twakubaza kuko kiba gikenewe nuko ubona abantu bagira neza bari hirya no hino badukurikiye kugira ngo bashobore kuba hari icyo bagufasha ku buzima bwawe kugira ngo ushobore kuba wakoroherwa, ushobore kuba wakongera gutekereza ko Imana ishobora byose. Ubu ntabwo ujya wiheba ngo witakarize icyizere cyangwa se utakarize Imana icyizere. Ntabwo byabura. Iyo ndeba ameze gutya icyizere nakiburaho nanjye ubwanjye nkuba ko Imana yanyibagiwe. Kubera iki utekereza ko Imana yakwibagiwe? Nuko mbona byanze kubyuka inzara ndi mu buriri imereye nabi, mba numva ntahari Imana itanze. Iyo urwegeye ikindi cyane ujya umva ko Imana itakuzi kandi ntibikuzi. Ibikuzi cyane, ibikuzi kandi ikigufiteho umugambi. Igufiteho umugambi ni ukuri ihangane kandi ukomere. Hari benshi rero badukurikiye babanye natwe muri iki kiganiro bashobora kuba bavuga ati umubyeyi nshobora kuba nagira icyo mu mariya, nshobora kugura ifu y'igikoma y'abana, nshobora kugura isukari, nshobora gufasha n'abana batiga kugira ngo bige, nshobora kuba nagira icyo nkora ukava muri ubwo buzima, ushobora ukava muri iyo nzu nkakwishyura iyo nzu cyangwa se nkakwimura nkagushyira n'ahandi hantu heza hashobora kuba hagufasha kugira ngo ubashe kuba wagenda, nshobora kuba nagufasha kugira ngo ubone uburyo usubira kwa muganga. Uheruka kwa muganga byari inshuro ya nyuma uherukayo? Ubwo nasubiragayo nasubiyeyo ku itariki 20 z'ukwa munani. Ubwo nagiye kubona na dogiteri. Dogiteri icyo gihe mwaganiriye iki? Dogiteri yarambwiye ngo ni ukomeza kwivuza nyine ko none ntarakira. Batanyandikira kine yo kujya njyamo 2 mu cyumweru. Rero ubushobozi buranga kuva icyo gihe sindasubirayo. Nta na rimwe ndanaca no muri kine. Kandi ubu yari yateganyije ko ujyamo 2 mu cyumweru. Ni ikibazo. Kini bihagaze nkangahe? Simbizi ntabwo nabajije. Ntabwo ugeze ubaza. Ubwo urumva no kujyayo ya transport ya buri munsi 2 mu cyumweru. Bya bintu biba bigoye cyane. Naho Imana n'abantu bayo kugira ngo bagire icyo bashobora kuba bakora. Nabufasha babutosha ko ufite igihumbi, ushobora kuba ufite 2 wacyohereza cyagura ifu y'igikoma cyagura. Niyo waba ufite 100 ushobora kubyohereza, ndetse no kuba umuntu yakuba hafi akaba yaganiriza umubyeyi. Ufite nimero ya telefone? Yego, wayibwira abantu badukurikiye. Umuntu ashobora kuba yaguhamagaraho, umuntu ashobora kuba yashyiraho ubufasha mu buryo bugiye butandukanye, n'abari hanze ndetse nabo tutabibagiwe bakoresha WhatsApp. Nomero yanjye ibaruye ku mwana wanjye umuhungu. Yego, muba muri kumwe mu buzima bwawe? Turi kumwe mu buzima bwa buri munsi. Yego. Nimero ya telefone wabibabwira ibaruye kuri uwo mwana uwifite cyane? Mba nyifite, ariko ibaruye kuri uwo mwana wanjye. Yego. Njye mba nyifite. Iyi wayitubwira ntacyo bitwaye? 079 4 2 8 1 4 2 7. Yego, subiramo rimwe. 079 4 2 8 1 4 2 7. Ni nayo iba kuri WhatsApp? Yego, abantu bari hanze cyangwa se n'ushaka gukoresha WhatsApp yakoresha nimero wibutse ko uri hanze ukoresha guteranya 50. Amazina ariho ninde? Hakizimana Innocent. Hakizimana Innocent niyo mazina ariho, ariko niyo uba ufite mu buzima bwa buri munsi. Reka tubwire ngo rero ukomeze wihangane kandi ukomere kugera kure, siko gupfa. N'ejo cyangwa ejo bundi ubuzima buzagenda neza. Ibyo byiringiro byo ndizera ko utabura kubigira kandi ujye humeka. Turagushimiye. Murakoze.